ninde numva, ninde unshaka, ninde unkeneye, ninde unshinzwe, ninde ushaka kumenya ibyanjye, ninde ujya utuma numva ntuje, ninde ukwiye kumenya ibyanjye, ninde waba nkunda cyane, ninde wagerirana nanjye, ninde wagesekana nanjye, ninde ubabara nguwe nabi, ninde wishimiye nguwe neza, ninde uharana ngo ntaburara, ninde ushaka ntacyo ashaka, uwo nguwo ninde? Reka nshakaboge mbivuge neza ko nakoze numva nkunzwe cyane. Abanzi banjye baje ryari, bazanywe nande, bazanywe n'iki? Ariko se naba mfite uwo nanga cyangwa se naba mfite abanyanga? Ibyo ari byo byose ndibeshya. Njye numva bavuga bati ndarenze, uwanyanga yaba mporikira. Ese wagukunda we si nkuko nguko yaba akunda iki kiri nkaho? Wenda waba ufite ibyo akunze kandi nta n'uwagira byose kugira ngo abe yakundwa na bose. Ese ninde wagushutse kukunzwe? Ninde se wakubwiye ko wanzwe? Nta n'umwe witaye ku nkuru zawe kugeza igihe uzaba umutsinzi. Benshi muri mwe muti ndabeshya, ngaho nibo mubuzi mbwira, ninde? Uwo nguwo ninde? Ese ko mbona tubaho twese dushyashyana ngo twishime, bamwe na bamwe bikabahira tukagarama ngo turatunze, abandi bakajya kwangaara. Ninde utugenera bino byose? Ngo byibuze nanjye mwegere ndebe ko yandemera nkadamarara. Ninde wazanye akaga ku isi ko tudagakunze tutagashaka? Ariko se kandi ikindi kibazo ko akaga kabamwe gakiza abandi nikahava bazajya hehe? Niba muganga arya narwaye bwacya kandi nawe akarwara, abandi bakarya kuko yarwaye, ninde uzadukiza ibi bintu? Ninde uzirata ko ariho neza? Niba mfusha nkarira cyane waserike yakarara ariye na nyiririmbo bw'akaririmba ashima Imana ko nasonotse, ninde uzadukiza ibi bintu? Ariko se ninde uzirata? Ninde uzaza akambya impanga wamureba ukabona ibiza kuko yazonze abandi benshi akumva ko ari nawe ugena byose, nk'ahimibira atunze irindwi, nk'ahirimba ririmbisha, nk'aho ari nawe waremye ibyago akazajya byohereza aho ashaka, nk'aho inturo y'akaga ku isi yayiteruye akayugamisha, nk'aho isi n'isi itarazayiramira ikamushima, nk'aho yasezeranye n'Imana ivangamutungo risesuye, nk'aho urupfu nirukomanga azarubwira ati nahejo, nk'aho induru ivugirizwa abandi nimugeraho izahunga, nk'aho amarira azonze abandi azayavoma akayagurisha, nk'aho inzuzi zimira abandi azazigendaho n'ibirenge, nk'aho imodoka zigonga abandi azazigabira zikamuhunga, nk'aho indwara zifata abandi azazikabukira zikagenda, nk'aho inzara igizonga abandi azayigurira zikayisaga, nk'aho ibiza bizira aho atuye n'ibinabagera azabikwepa, nk'aho yimye ingoma y'iteka atazigera atanga ngo atabarizwe, nk'aho napfa bizaba ikirori maze abandi bose bakavuza impundu, nk'aho isi n'ijoro byakoze inama agasinya ku myanzuro yo kumurinda. Uwo ninde wasinye ku isi ariye nasusumira izamusanga? Ninde wasobetse ibiganza n'isi bagasezerana ku bana? Ninde wasubijwe bidasubirwaho ku buryo azahora azonga abandi? Ninde warazwe kunezerwa ku buryo ane n'abandi bose? Uwo nguwo ninde se warazwa akaga kose ku buryo azagwa inyuma y'ishyamba? Ninde wumva atatabarwa ibyago bije bikamurenga? Ninde utashobora guhirwa agahora hanze amaso ihembe? Ninde utavugirizwa impundu? Ninde utavugirizwa induru? Ninde utataramirwa mbese? Ninde utagira ikirori cyiza? Ninde uzagira ikiriyo cyiza? Ninde uzasoroma amatunda abandi basoroma ubutindi? Ninde uzaguruka ikirere akaba atanagarama no mu mva? Uwo ninde? Bituma nibaza uwakubeshya. Ninde waje kubwira yuko kugira neza bitakubera? Ninde waje akagusuzuma akaguhuza abandi ngo ntimuhwanye? Ninde se wakubwiye yuko kumva ukomeye uzabipfana ntepfiye ngo utazahareba? Uwo ninde waje akabikubeshya akakumvisha neza yuko gusuzugura abo mudahuje itunga ari ibigwi bimwe bivugirwa intwari? Ninde wakubwiye yuko akazi ukora none ari nako waremeye kandi ko ntawe uzagusumba, bityo unakwiye guhora ugagaye ugaramye ubweje uguwe neza ugwiza itungo ugwira abandi? Uwo nguwo ninde uguhora hafi agushuka gukomeza ukaraga imiheta kubuza kurasa umwanzi uhiga kugeza umutwe banawusatuye kubera ubwenge wabuze kera, ukera ngo uriho neza ngo nta kigukangura atangaje? Uwo ninde utwara ubwenge bwawe atazabugereka no kubwatunze akakubuza kubukoresha neza ukabura agahinga wahinze kera, ukarinda ucyura agahuru gahinda gahanze iyo ndeba ndaramye? Uwo ninde waje acira iteka bamwe batereba ndetse ntibumve bahora bateze amaboko yabo bagutegereje ko wabareba no kubasuhuza bikaba icyaha? Ninde wakubwiye ko atari abantu?
ninde ukubuza kubagirira neza akakubuza no kubahanga amaso ngo hato nawe utabura yawe ukazajya ugenda utazi iyo ujya. Erega nabo baravutse kandi rwose bari no ku isi, ntabwo bagira uwabo mubumbe. Baba bamwe badafite amaso, baba n'abatabasha kugenda, gukora cyangwa se kumva neza, waba ugutwi kwabo bakumva, ukaba n'amaso yabo bakareba, ukanaba ingingo zo kubatwara. Yes, uzabigerageze gatureba, umwegere mubwire neza, ukore mu mufuka umusuhuze, ubundi mubwire uti komera cyane kandi rwose uhaha uronke. Mbega umunsi uzamurenga ukamurotera kuba yaravutse, ukamubera uwo kumva kunzwe, sugira ngo kuvuka birasamaje. Yewe no kubaho ubwabyo nta tandukaniro bitanga. Kubaho wumva ufite agaciro, ntuhonyorwe, ntunahezwe, ntutaramanwe mu bidakwiye, ntutamirizwe ibitwenge bitagushimagiza bigukwena. Ese uwo ninde bitabera kubaho nk'uko nguko ninde? Reka nkomereze ku bidakwiye, ko mbona umurenge wezi wacu nkabona ubwenge buyoyoka, gutekereza bitakirenga rimwe. Ninde watujemo akadushwaza? Ninde ujya utuma twibagirwa bitumenye ko no kubaho bihenda? Ko mbona bivuga mukandeba, muri mwe ninde wikunda kumva ko ubuzima bwe buhenze? Ninde wiha agaciro akwiye akamenya ko kubana biruta byose? Ninde uha abandi agaciro kabo akamenya ko umuntu wese ari nk'undi? Ko mvuga umurenge se ntimubyumve? Ko hariho abakozi n'abashomeri, hakabaho abakene ndetse n'abakire, ariko bose bakarengwa nabi. Bamwe ko bumva baragafasha, abandi bakumva baragatoye. Ni nabyo koko mwaragatoye. Niwe umuherwa haha byinshi akarya agasigariza n'ingarane, nawe mukene ukabura ubwenge, watekera wowe umuceri uzi ko n'uburisha ari ntabwo, ukarangara ikanashirira. Ni gute utamenya kubaho kwawe? Ngo inkono y'umutindi ifuba n'inkwi, kandi burya ngo imandwa z'abatindi zijya zinagira iyazo mirindi. Imbura gihana yabuze gihamba. Ni gute uvunika urara amajoro ushaka igihumbi nacyo ukakibura, mu ruturuturu ukaronka iryo jana nayo ukarija bikamunjaga ngo ukunde ujujubye ubwonko bwawe, ukabujagaraza ukajajaba. Ninde ukwigisha ibyo ngibyo? Ninde utuma udatuza neza ngo utekereze ahazaza hawe, ukareka byose waharanira ugafata byose ubonye hafi? Why? Ni gute wabaho wikaranga ukihiringa ukitunenga wumva ushaka kugera heza, haza umuraba mutoya cyane uti ndahunza aho gupfa none, ejo niruza nzagende. Haburaga gatoya cyane, uzi icyo ashaka safata icyo abonye. Oya, ibyo si by'umuntu nkawe. Iyo nkureba mbona bikwiye ko yiyambura ubushwari tugashinga urubanza kubiguhiga, bimwe bikubuza kuzamuka. Ninde wavuze ko utabishoboye? Ninde? Uwo nguwo ninde? Ninde waje gutera ubwoba? Ninde waje agena ibigukwiye ko ari wowe inshuti yawe nziza? Ninde wemereye kugukunda biruta uko wowe wikunda? Ninde? Uwo nguwo ninde? Isi yacu si nka paradizo ku buryo ibibazo bitazaza, kandi nubwo yaba paradizo igihe kizagera urye ku rubuto maze ubwo byangirike byose. Uzanga kuryama se ngo utarota? Reka minira hambanze numve, reka ntega amatwi ijambo ryanyu, nimwumve ibingibi ntimumpane, muvuge cyane nanjye numve. Ndaba neza amatwi murakabyara.